umwanzi satani uhora turwanya erega tubimenye. Twongeye kubasuhuza inshuti z'umusaraba, tubahaye ikaze muri uyu mwanya mu kiganiro Umunezerowagakiza, tuganira ku ijambo ry'Imana rigenda ridufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi tukaba twiyemeje kubagezaho ijambo ry'Imana buri munsi, nibwo twagira iminota mikeya ariko abantu bakabasha kumva ijambo ry'Imana bakarisengeramo ndetse bakabasha kurigenderamo rikabayobora mu buzima bwabo bwa buri munsi. Uyu munsi rero tugarutse dushaka ngo tuganire ku ijambo ry'Imana rivuga gutwara intwaro zose z'Imana. Umwaka turimo ni umwaka wa 2021, ni umwaka tuvuye mu mwaka wa 2020 aho wavuzwemo ibintu byinshi bitandukanye. Abantu benshi bagiye bavuga ibintu byinshi, bakawutuka bakawuvuma, ariko muri byose twagiye tubona neza y'Imana kandi twagiye tubona kurindwa n'Imana. None uyu mwaka nawo tubashije kwinjiramo, ndagira ngo mbibutse ko tuwinjiyemo kubw'imbaraga z'Imana. Niyo mpamvu rero ikintu gikwiriye umuntu w'Imana wese, ikintu gikwiriye umukristo, nuko akeneye gutwara intwaro z'Imana kugira ngo zimushoboze gukomera, zimushoboze kunesha ibigeragezo bitandukanye mu buryo budasanzwe. Kubera ko bimwe mu bimenyetso biranga imikorere ya Satani nuko iyo ashutse umuntu gukora icyaha kiza giherekejwe n'ibindi. Kandi muri iki gihe ntabwo Satani igeze areka kurwanya abantu b'Imana. Ni nayo mpamvu Yesu yavuze ko iyo twatangiye gutekereza ku byaha bito tuba twamaze gukora n'ibinini. Niyo mpamvu bidusaba rero kugira ngo mu buzima bwacu bwa buri munsi tuneshe ibyo bitero n'imigambi yose y'umwanzi, dukwiriye gutwara intwaro zose z'Imana. Reka dusome mu Efeso igice cya 6 hanyuma umurongo wa 10. Haravuga ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Amen. Imana ishimwe cyane. Bavandimwe, ndabibutsa ko mu buzima busanzwe cyangwa se no mu buryo bw'umwuka, gufata imigambi mibi ya Satani itarasohoka mu mutima wawe bisaba guhagarara neza ku rugamba, bisaba ko ufite intwaro z'Imana. Pawulo yandikiye Abefeso abasobanurira urugamba bariho, abasobanurira ko urugamba barwana atari urugamba rw'umubiri, batarwana n'abantu bareba bafite intwaro ngo nabo bazifate barasane ku bigaragara ku mubiri. Kuko yaravuze ngo ntabwo dukirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Hari abantu bazi ngo Satani abikuzimu, ahubwo azerera mu kirere yivuga nk'intare, akagenda. Hari abadayimoni bagenda barwana mu buryo budasanzwe, kandi ngo bafate amasengesho iyo ari yose y'abantu y'intege nkeya, atari imbaraga z'Imana, atari mu mwuka wera, atari mu gukiranuka. Ya masengesho abantu bakora ntibave no mu byaha, ntibareke gukiranirwa, ahubwo bakayasengana intege nke no mu byaha, ajye yose ngo atunga abadayimoni mu bundi buryo. Ariko Pawulo asobanurira Abefeso, abasobanurira urugamba bariho, arababwira ngo mwitonde, mutware intwaro zose, ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Rero bavandimwe bene data, uyu mwaka turimo n'igihe turimo cy'urugamba, nagira ngo mbabwire Satani ntabwo yaretse kuturwanya, ntabwo yaretse gutera abantu b'Imana. Ibigeragezo ni byinshi, ibizaha biracyakomeje kwiyongera, kandi mbabwire ntabwo Satani agenda azana ibintu bishya mu bundi buryo ngo areme ibintu bishya, ahubwo akorera ku byari bisanzwe akabiha imbaraga mu bundi buryo. Rero si igihe cyo gushyira intwaro hasi, ahubwo ni igihe cy'intambara, kandi Uwiteka yatubwiye ko tuzagira gute, azabana natwe. Muririmbyi umwe mu ndirimbo zo gushimisha 205 yaravuze ngo dwane intambara nziza, Kristo ni imbaraga zawe, ngufata ubugingo aguhaye ngo buguheshe kugira gute, ibyishimo. Haleluya. Mbese mwene data, nshuti y'umusaraba, muri aka kanya
waba uri gutwara intwaro z'Imana? Ese uyu mwaka waba ufashe iki? Nubwo bigaragara turi mu bihe bikomeye, tukiri mu bihe bya coronavirusi, tukiri mu bihe abantu tugipfutse iminwa, tukiri mu bihe bigoye mu bundi buryo, ariko Imana ivugana n'umuntu wese. Ntabwo ari igihe cyo kwicara, si igihe cyo guceceka, ni igihe cyo gukomeza ukagenda. Imana yabwiye Mose, bari bageze ku nyanja itukura, hakurya ari imisozi, no hino ari imisozi, nyuma hari ingabo, imbere hari inyanja. Abisirayeli barivovota, baribaza ngo biragenda gute? Nkuko abantu benshi bari kwivovota, bakivovotera uyu mwaka, bakavuga ngo bimeze gutya, bizagenda gute? Ariko uyu mwaka ntabwo ari fotokopi wa 2020. Uyu mwaka Bibiliya itubwira ko ikintu cyose cyagenda igihe cyacyo. Haba igihe cyo kuvuka, igihe cyo gupfa, ibyishimo, umubabaro, kandi ntabwo ari igihe cyo kuvuga ngo tuvuye mu bibi tujya mu bindi. Nubwo nanone ibyanditswe bigomba gusohora, ariko icyo dukwiriye ni ukwambara imbaraga tukizera Imana. Imana ishimwe. Wibuka ko uri umusirikare wa Kristo. Umusirikare wa Kristo rero ntabwo Bibiliya yaratubwiye ngo nta wabo umusirikare ngo narangize yishyire mu by'ubugingo ngo abakinejeje wamwandikiye ubusirikare. Inshuti rero y'umusaraba, nagira ngo nkubwire ngo hari ikintu ukwiriye kumenya ko udakwiriye kugira ubute ku murimo w'Imana, udakwiriye kugira ubute ku kurwanya Satani, ahubwo ukwiye kwambara imbaraga z'Imana ukanesha. Kuko Bibiliya niko yatubwiye ngo nuko mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi. Umunsi mubi ujya ugera ku muntu, hari igihe uza kuri rusange, hakaba no kuzaho mu buryo budasanzwe. Ukabona ibyo washakaga ntabwo ubibonye, ukabona ibintu bigenze uko utebyiteguye. Ariko ndakurarikira kugira ngo uyu mwaka tangirana no gusaba imbaraga, no kuyoborwa n'Umwuka Wera. Imana igushoboze kunesha. Kandi ndakwibutsa ko zino ntwaro wita ntoya, izo gusenga, izo gukiranuka, izo gukora imirimo yo gukiranuka, kwizera, muri bwa buryo butandukanye, nagiye nkubwire ko Imana izikoresha mu bundi buryo budasanzwe. Kuko iyo dusomye ijambo ry'Imana ryanditse mu rwandiko rwa 2 rw'Abikorinto, igice cyaho ni icya 10, hanyuma ugasoma umurongo waho wa 3, Bibiliya itubwira iki? Ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu, ntiturwana mu buryo bw'abantu, kuko intwaro zo mu buryo z'intambara yacu atari nk'iz'abantu, ngo ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Umvise ko za ntwaro ntabwo turwana mu buryo bw'abantu, kandi ntabwo turwana mu buryo bugize uti. Bibiliya iratubwira ngo intwaro z'intambara y'Imana yacu ngo zikubita hasi ibihome, zikubita hasi ihagurukiye kurwanya izina ry'Uwiteka. Imana ishimwe. Hanyuma aravuga ngo kuko ngo dukubita hasi impaka n'ikintu cyose kishyire hejuru kurwanya kumenya Imana. Dufata mpira ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomerere Kristo, kandi twiteguye guhora kutumvira kose uwo kumvira kwanyu kuzasohora. Imana ishimwe. Ndashatse ko kwibutsa ko urugamba turwana Kristo ari uruyoboye, kandi urugamba turwana ntabwo turi twenyine. Dufite isezerano ko Uwiteka azabana natwe. Ariko rero si igihe cyo gushyira intwaro hasi, si igihe cyo kujya mu byaha, si igihe cyo gucika intege, si igihe cyo kubura kwihangana. Ni igihe cyo gutegereza, ni igihe cyo kuba imbere y'Imana, ni igihe cyo gusoma ijambo ry'Imana, ni igihe cyo kubana n'abana amahoro, ni igihe cyo gutegereza ihumure ryo kugaruka kwa Kristo. Niyo mpamvu udakwiriye gucika intege ngurwaho Satani. Reka ngusengere muri aka kanya, ariko kubera ko wizeye iki gihe turimo ni igihe cyo kwambara imbaraga z'Imana, no gutwara intwaro zose z'Imana, ngo Imana igushoboze kunesha. Data mu izina rya Yesu turagushimiye. Ijambo ryawe ritubwiye neza ko dukwiye gutwara intwaro zawe zose. Uyu mwaka turimo wa 2021 ndetse n'indi yatambutse, twujye tubona imbaraga zawe ugende dushoboza. Ariko Mwami, turagusabye kugira ngo ugirire neza buri muntu wese. Umuntu wese warunkurikiye, ijambo rimukore ku mutima. Kandi Kristo, ndasenze kugira ngo wite ku bakristo, abantu bacitse intege. Bibiliya iratubwira ngo nimukomeze amava asukuma, mukomeze amaboko atentebutse, ngo mubwire abafite imitima itinye nimukomere. Ndakwinginze kugira ngo rero ukomeze imitima y'abantu bawe, be gushyira intwaro hasi, bakomeze urugendo bagende. Kandi abacitse intege bongerera imbaraga, abasubiye inyuma ubabyutse, abatarakira agakiza uhagakiza. Ubuntu bwawe n'umuco utanga gukomeza kuboneka. Mu izina ryawe tugeze twizeye kubikora. Amen. Twambike imbaraga z'Umwuka.